Dutangira iyi nkuru yacu, hari abakobwa babiri b'inshuti bari bicaye barimo kuganira. Nubwo bari inshuti ariko bari batandukanye cyane mu mico no mu myifatire, ariko ntabwo byababuzaga kuba inshuti. Abo bakobwa babiri, umwe yitwaga Bianca undi yitwa Mishu. Bakomeje kuganira, uwo witwaga Bianca akomeza ashimira uwo mucuti yitwaga Mishu ati "Sha warakoze cyane kwemera ko nza twaba turi kumwe." Mishu ati "Ariko nawe Bianca uzi ko umaze amezi 2 yose hano wirirwa unshimira? Ntabwo ari ngombwa rwose gukomeza kunshimira, kuko byari inshingano zanjye kugufasha nk'inshuti yanjye." Bianca ati "Oya sha wivuga gutyo, bangahe se nasabye ngo nze tube turi kumwe maze bakampakanira, kandi none hari nabo mu muryango wanjye. Ibaze ko na anti wanjye yanze ko mba ndiyo, akambwira ngo ntago yizera umugabo we." Mishu biramutangaza ati "Ubwo niba atizera umugabo we se ni ukubera iki bakiri kumwe? Ni ukubera iki bakibana?" Bianca ati "Njya numva bavuga ko iby'ingo ntawabimenya, buriya wenda afite impamvu, wasanga atarabimbwiye gutyo gusa." Bakomeje kuganira, nuko Mishu aramubwira ati "Mu gihe ukiri hano rero utuze wisanzure, numara kumva warafatishije neza, uzagenda ujye gushaka inzu yawe, usibye ko atari na ngombwa cyane, kuko ngiye kuba turi kumwe nta kintu bintwaye. Ubu rwose ntabwo wahita ujya mu bintu byo gushaka inzu, kuko uracyafite byinshi ugomba kubanza kwitaho. Ni ukuri waranakoze ahubwo kuza, kuko irungu ryabaga ryenda kunyica. Urabizi ngiye nkunda kwivugira, nkunda kuba hari umuntu tuganira." Bianca ahita amuyambira ati "Sha Mishu, uri inshuti nziza ni ukuri, nishimiye kuba ngufite nk'inshuti yanjye." Amasaha yari ageze kure maze Bianca ahita ajya kwiryamira, kuko yagombaga kuzinduka ajya ku kazi. Mishu we yaryamaga igihe cyose ashakiye, kuko nta n'akazi yagiraga. Nubwo yabaga mu nzu nziza cyane kandi ihenze, ariko nta kazi yari afite. Mu gitondo rero Bianca yabyutse asa n'uwakerewe, kuko na reveille muri telefone ye yarasomye maze ntiyabyumva, akomeza kwisinzirira. Ashigukira hejuru abona bwakeye cyane, arebye kuri telefone ye ubwoba buramwica. Ahita abyuka akaraba vuba vuba, arambara ngo ahite agenda. Muri uko gukora ibintu byose vuba, Mishu yaramubonye, abonye ukuntu arimo kwihuta cyane, ibintu byose abikora gutyo yirukanka. Ati "Yego ko, none se uyu munsi byagenze bite? None se ko mbona urimo kwihuta cyane, ndabona ushaka kugenda nta n'icyayi unyweye." Bianca ati "Ntacyo ndi bufate, kuko naba ndimo gukererwa cyane. Uyu munsi boss ari buze. Njyewe natangiye akazi adahari, amaze amezi 3 adahari, ari buze uyu munsi, kandi numva bavuga ngo ni umuntu utoroshye ngo arakazi cyane. Rero sinshaka gukererwa ku munsi we wa mbere atambona nabi, kandi urumva ni nanjye mwa assistant we, nuko nari maze iminsi nkorana na manager. Urumva rero uyu munsi ngomba gukora uko nshoboye kose, ku munsi we wa mbere ntasange nakerewe." Mishu yakomeje kumubona ukuntu ari kwivugana n'ubwoba bwinshi, wagira ngo hari nakererwa baramwica, maze araseka cyane. Ati "Njyewe rero icyo ngicyo nicyo nangira akazi. Reba ukuntu umutima wakuvuyemo, nta gacyayi ufashe, nta ka make-up, nta mwanya wabyo wabona. Mana yanjye, ibyo bintu ntabwo nabivamo. Harya nta n'imodoka mugira zo ku kazi zitwara abakozi?" Bianca ati "Ntazo tugira, turitegera." Nuko ahita amubwira ati "Ahubwo ndimo ndatinda, reka ngende." Bianca kuko yahise agenda, nuko arimo agenda Mishu akomeza kumwitegereza, nuko akomeza no guseka cyane. Atari ku mana yanjye, ese wazaretse nkagushakira cya sugar daddy, nkagushakira umuntu uzajya kumenya kuri transport byibuze, akakugurira nk'akamodoka, ubwo ugiye kwirwa uhagaze ku muhanda utegereje imodoka? Njyewe ubuzima nk'ubwo ngubwo bugoye ntago nabivamo, ibyo bintu ntago nabishobora." Bianca we yarimo agenda yirukanka, nta nubwo yigeze amwumva.
kugira ngo nyine ataza gukererwa, kugira ngo atege imodoka hakiri kare nuko ahita agenda. Yabanje kuyibura ariko yareba no kuri telefone akabona amasaha yamusize neza, imvugo yaba uramwishe. Yageze aho arayibona ariko bageze mu muhanda, kubera ukuntu ambutiyaje yari iteye ubwoba, abona ibyo bintu bitari bukunde, nuko ahita afata akamoto kugira ngo yihute. Yageze mu kazi abona isaha zirenzeho iminota 5. Akihagera manager yahise aza amusanganira ariko yarakaye, nuko ahita amubwira ati ese ubu koko nta soni, iminota 5 yose? Bianca we yumvaga nta kibazo kuko ubundi mu busanzwe iyo harengagaho iminota 15 nibwo babikaniraga cyane bakavuga ko umuntu yakerewe. Ariko manager yahise amubwira ati ibi ngibi bitandukanye n'ikindi gihe, kuko iyo boss ahari mu gitondo abakozi twese duhura mbere y'iminota 15, byibuze saa 12:50 twese tuba turi hamwe tugatangira inama ya mu gitondo mbere y'akazi, tugakoresha iminota 10 gusa, saa 9 zuzuye akazi kakaba katangiye. None reba wuje saa 9:05. Tekereza ko inama ya mu gitondo yarangiye, boss yarangije kubonana n'abakozi bose. Ubu ngubu koko turamubwira ngo iki? Ubu turamutinguka imbere tumubwira ngo iki? Bianca ubwo buramwica, atunda byifatamo nte, ahita amubwira ati ngwino tujyane nkwerekeze, ariko ntabwo turi bumukire. Bahise bagenda berekeza kuri ofisi ya boss. Icyo gihe uwo boss wawe witwaga Caleb yari ari kuri phone arimo kuvugana na papa we, amushimira ati papa urakoze gukomeza kumpa courage, nzabasura vuba aho ngaho London. Bahise bakomanga ariko nubwo yari akiri kuri phone abaha karibu barinjira, akomeza kwivuganira na papa we. Nuko ariko ageze haramusezera aramubwira ati reka nkomeze akazi turaza kongera kuvugana. Nuko papa aramubwira ati witeho mwana wanjye, nuko bahita bakupa. Bakimara gukupa aho bari bahagaze boss yarabitegereje cyane, maze manager ahita amubwira ati ese hari ikibazo tubavugishije? Boss ati nta kibazo, uwo nguwo ninde? Manager ati na assistant wanyu, narinje kumubapresenta. Nuko boss ahita areba Bianca ariko amureba nabi, ati wari uriho ubwo nahuraga n'abandi bakozi bose? Bianca atangira kurya indimi ati sa nari atarakomeza. Boss abonye Bianca atangiye guca hirya no hino ahita abaza manager ati wowe se wari ubizi yuko ari bukererwe? Nuko manager aho kugira ibindi bintu avuga ahita avuga ati ndasaba imbabazi ko yakerewe kandi ntabwo bizasubira. Nuko boss asa n'utuje, manager atangira kumupresenta. Nuko aramubwira ati ndabizi neza ko igihe cyose muzamukenera azaba ahari kandi nzi neza ko atazongera gukererwa. Nuko boss aramushimira ati urakoze manager wakigendera. Yahise agenda koko. Nuko boss asigarana na Bianca bonyine aho ngaho muri ofisi, maze Caleb atangira kumubwira ati hashize amezi 3 ntari, uyu ni wo munsi wanjye wa mbere hano mu kazi, none nawe uri personal assistant wanjye. Ese ntabwo utekereza ko kuhagera mbere yanjye ari nk'ihame kuri wowe? Kuki ushaka kugira ngo ungerageze ku munsi wanjye wa mbere? Bianca aratangira ati mumbabarire n'ukuri ahantu nturuka gutega kugira ngo ubone imodoka. Boss ati ibyo ni ibibazo byawe, byihorere wikomeza kubimbwira, ntabwo mbyitayeho, ntuzongere gukererwa, uranyumva? Bianca ati yego, ariko akomeza guhagarara aho ngaho kuko boss
ataramubwiye ngo agende. Caleb ahita amureba ati hari ikindi kintu ushaka kumbwira? Bianca ati ntacyo. Nuko ahita amubaza ati none uracyahagaze aho ngaho ukora iki? Nta kazi ufite ugomba gukora uyu munsi? Bianca yahise agenda ariko yumiwe, yibaza ati mbega umubosi, ese uyu mugabo koko nzashobokana nawe koko? Ndabona akazi kurenza uko numvaga babivuga. Yaragiye akora akazi ke, amasaha yo gutaha akigera nta n'ibyo gutindiganya ahita agenda kuko sinawe warose isaha yo gutaha igera. Yageze ku muhanda kubw'amahirwe noneho ahita abona imodoka, nuko ahita yitahira. Yabonaga ageze mu rugo hakiri kare ariko atarinjira mu nzu, manager ahita amuhamagara. Yakuyeho telefone yabonye ari manager, ubwoba buramwica ati none se uyu munsi ni iki ntakoze neza koko ko mbona bankurikije telefone? Yahise amwitaba. Manager ahita amubaza ati ese uri hehe koko? Aramubwira ati natashye kandi ngeze mu rugo. Ati ntibishoboka Bianca, watashye koko? Ubwo watinyutse urataha? Bianca ubwoba buramwica ati none se manager nakoze iki koko? Manager ahita amubwira ati ubwo se tuvuge ko utazi ko boss yavuze ko ahura n'abakozi bose amasaha y'akazi akimara kurangira, ubwo ntabyo uzi? Ahita amubwira ati none se nari kubibwirwa nande ko atigeze abimbwira? Manager ahita amubwira ati bavuze yuko turi buhure na boss akazi kakirangira, babivuze mu gitondo ubwo twahuraga na boss, none rero wowe koko ntabwo wari uhari. Rero wikomeza kunshyira mu bibazo, shaka ukuntu uhitoza vuba vuba wihuse. Ahita amuhereza adresse z'aho bari buhurire, nuko arambwira ati umbabarire ntutinde, gerageza uhagere vuba vuba kuko abantu bose ubu ngubu ndakeka banahageze. Bianca yumva biramucanze ariko yumva nanone atari bugange kujyayo, ati nta kibazo ndaje. Bari bakiri kuvugana ariko manager yakomeje kurakara ati gusa umenye ko atari njyewe ugomba kukumvisha ko ugomba gukora akazi kawe neza, ntabwo ari njyewe ugomba kukwigisha uko wakora akazi, ntabwo ari njyewe wakabaye guhamagara nkwibutsa ko dufitanye gahunda na boss, kuko nk'umuntu w'umwunganizi we akaba yubizi kurusha n'abandi bantu bose, ni nawe muntu ugomba kuhagera mbere y'abandi bose, nizere ko bitazasubira. Nuko ahita akupa. Bianca nta no kwinjira mu nzu, yahise asubira inyuma nuko ajya ku muhanda afata akamoto maze ahita agenda kugira ngo byibuze arebe ko yagerayo atarakererwa cyane. Abandi bakozi bose bo bari barangije kuhagera binjiye bicaye, nuko Bianca agezeyo manager ahita ajya kumusanganira ngo amwinjize. Ahita amubwira ati wakerewe cyane, reba ni nkaho bagiye no kudusezera ngo dutahe. Bianca akomeza gusaba imbabazi ati umbabarire ni ukuri mba nahageze kare nuko nta muntu wigeze abimbwira. Ati none se boss yigeze akumbaza? Manager ati yego, yambajije aho uri ariko ntago namubwiye ko watashye, namubwiye ko uri mu nzira werekeza hano. Uyu munsi bisa nkaho umunsi utakugendekeye neza, kuva ejo rero uzagerageze utangire kwitwararika, ntihazagire irindi kosa na rimwe rikugaragaraho. Bahise binjira ariko Bianca afite ubwoba bwinshi cyane, azi ko boss agiye kumuteza abantu ariko yaramwihoreye. Baricaye bakomeza gusangira nk'uko bari babiteguye, nuko igihe kigeze baza no gutaha. Ariko mbere y'uko agenda boss yaramubwiye ati bisa nkaho gukererwa ari ibintu bikuba mu maraso, kubera icyo wongeye ugakererwa? Bianca asaba imbabazi ati mumbabarire nyakubahwa, ni ukuri aya makuru y'ukuntu muri buze guhura n'abakozi ntabwo nari nyazi. Boss
ati yaba mu gitondo wari wazindutse, iki kiganiro njyewe nawe turimo kugirana ntabwo cyari kwirwa kibaho. None rero ushobora kuba udakunda akazi kawe. Nuko aramubaza ati Bianca, aka kazi uragashaka? Ati yego bosi ndagashaka. Arongera aramubaza ati ariyo ushobora ko ugashaka? Ushobora kuba ugashaka ariko utagakunda. Ku munsi w'ejo nzagera mu kazi hakiri kare kurenza uko uyu munsi nahageze kare. Uyu munsi w'inshuro yawe ya nyuma ugera ku kazi ukerewe cyangwa se mu yindi event twateguye. Bianca ati yego ntabwo bizongera kubaho. Yahise amureka aragenda, ariko yatashye yibaza niba atagiye kuzabura akazi ke, kuko yabonaga gukorana na Caleb bitoroshye cyane. Nuko agera mu rugo asa nk'uwataye umutwe, maze Mishu arabibona ko atashye yababaye cyane. Atangira kumubwira ibyo yahuriyemo nabyo uwo munsi, ati ndi kumva kariya kazi nanagasezera nkakareka burundu. Umubosi uri hariya ntabwo tuzashobokana. Umuntu utagutega amatwi, umuntu utakumva, ateye ubwoba mana yanjye, simbizi, ndumva nataye umutwe. Ni ubwa mbere umuntu yantesha umutwe gutya mu buzima bwanjye. Misha araseka ati njye narabikubwiye ko nta kazi nakora. Singiye kuzasaza nkiri umwana rwose, nta stress nkeneye. Sugar daddy wanjye agomba kunyitaho akamenyera byose, nanjye nkamwitaho, nta bindi. Nubishaka nawe uzambwire ngo ushakire, nuko nawe ajya kwitaho, ibibazo byawe byose ufite bikemuke. Ntukajye wirwa ufite izo stress, uzi ko warakaye utangiye kuzana iminkanyari wagira ngo uri umukecuru. Rero ngo ufite za boyfriend ra, buriya se utagize icyo akumariye, kanigendere ntanakubwire ibintu bikakubabaza, ibyo ntidukomeze kubivugaho. Nuko ahita yigendera koko. Bianca ati si ubwo koko ugiye he wanyumvise? Mishu ati oya mana yanjye, ibyo biganiro byawe byo mu kazi ntabwo nakomeza kubyumva. Iby'abakozi n'ababosi babo ntabwo njye nabivamo, kanigendere. Cyakoze hari ibyo kurya nateguye, nubishobora uze kuryoherwa. Yahise yigendera koko. Bianca asigaye yicaye aho ngaho wenyine. Nuko igihe kiza no kugira nawe ajya kuryama, ariko ntabwo yigeze asinzira, kuko yaraye yibaza iby'ako kazi niba azagashobora biramucanga. Mu gitondo noneho yazindutse kare cyane ngo bosi we ataza kumutonganya. Yahageze kare cyane noneho, nuko bosi aza asanga yahageze, baza no kubonana abona ntamutonganyije, amubwira gahunda y'uyu munsi ko iteye n'amanama bafite. Bakiri kumwe ariko fone ya Bianca yarasonnye cyane, isonye inshuro nyinshi, ariko yanga kuyitaba kubera ukuntu yatinyaga bosi we. Caleb arabibona, ati se wakitabye uwo muntu? Ubwoba bwinshi ahita amwitaba. Atumva ntiwongere kumpamagara ndi kumwe na bosi, ahita anakupa. Akimara gukupa ariko umuntu wese yongera arahamagara cyane. Bosi ati ariko se wakongera ukamwitaba ukumva ikintu akubwira ko ari wowe uvuze gusa, we nta kintu yigeze akubwira. Maze uwari umuhamagaye ahita amubwira ati ariko se kuki uba ukupye? Nta n'ijambo na rimwe nkubwiye. Ndashaka ko tuza guhura, mbwira niba biri bushoboke mbishyire muri gahunda. Bianca ati yego duhure nimugoroba nyuma y'akazi, ibindi turi buze kubivugana. Maze none ahita yongera arakupa. Bosi ahita amubaza ati ni boyfriend wawe? Bianca ati yego. Bosi ntiyagira ikindi kintu amubaza, aricecekera. Bahita bakomeza ibyo bari bibereyemo. Babirangije, Bianca yahise yisubira muri ofisi ye. Isaha zo gutaha zenda kugera, ibintu byose yenda kubishyira ku murongo ngo yitahire,
kuko yumvaga byibuze isaha zigomba kugera byose abirangije agahita agenda kuko yibukaga gahunda yahanye na boyfriend we. Nuko agiye kubona ariko abona habura iminota 45 gusa bamuzaniye dosiye nyinshi cyane agomba gukoraho, maze baramubwira ngo ni boss ubyohereje kandi ngo abikeneye ejo mu gitondo kare cyane. Bianca arababara ati se kuki koko yankora ibintu nk'ibi? Ese arabona ndi bubikore ryari? Ubu se ndi mashini? Ubu se amasaha ahageze ntaga ahazi koko? Ubu we ntago ari kubibona? Ese nta n'umwe mu gitondo yumvise mvuga ko mfitanye gahunda na boyfriend wanjye? Uyu mu boss ni umuntu mubi cyane, nta mutima agira. Agahinda karamwishe, ariko nta kindi yagombaga kubikora ko ntago yagombaga kumujya imbere ngo amubwire ayo magambo yose. Yahise abona ko kujya kureba boyfriend we bitagikunze, maze aramuhamagara aramuhakanira, ariko barabishwanira cyane. Bianca nta kundi yagombaga kubigenza kuko iyo ajya kumureba nta kintu na kimwe yari bukore. Yakoze ibyo yagombaga gukora, birangira atanabirangije biba ngombwa ko abitahana mu rugo, arara abikora ijoro ryose. Yibazaga ukuntu azakomeza gukora ako kazi bikamuyobera, akavuga ati boss agomba kumenya ko nubwo ndi umukozi we ariko ntari umucakara we. Reba ibintu ndimo, ndacyari muri uyu mwanda, umukunzi wanjye yandakariye, twashwanye. Boss ntiyaguma iyo yari yaragiye kuko kuva yaza nta n'amahoro ndagira. Nubwo yabikoze yitunganya ariko yarabirangije, mu gitondo ajya mu kazi yabirangije. Boss yarabirebye areba ukuntu byose yabikoze neza nta n'ibibazo birimo, aramwenyura arishima, ariko nta nubwo yigeze abimwereka cyangwa se we ngo amushimire. Bianca nabyo byaramubabaje, yibaza ukuntu umuntu akora ntashimwe, nabyumva bimuteye agahinda. Ariko nanone ageze aha aravuga ati ni inshingano zanjye, ariko nubwo ari inshingano zanjye nawe yabinkoresheje amasaha y'ikirenga, yibuze nk'umuntu muzima yagombaga no kuvuga merci. Yarabiretse ariko arabyihorera, ariko biramubabaza. Kuri uwo mugoroba noneho yabashije kujya kubonana n'umukunzi we, nuko amusaba imbabazi ko yari amwiciye gahunda, ariko nanjye ntago yari njyewe, byose byatewe n'akazi. Nuko bakomeza kubishwanira cyane, aramubwira ati iby'aba boss n'abasistenti babo byose ndabizi, ubwo ngubwo wasanga asigaye agutereta. Bianca agerageza kumwumvisha ukuntu umuboss afite nta n'ikintu baganira, ariko boyfriend we kubyanga bikomeza kugorana, ariko ageze aha aramwumva. Igihe cyaje kugera nuko Bianca aza gutaha, ageze mu rugo asanga Mishu yamutegereje, aramubwira ati none se ko watashye utinze, boss yongeye kukuraza mu kazi? Aramubwira ati oya, yanagiye kubonana n'umukunzi wanjye. Akibivuga Mishu aramuseka cyane, atari ko se buriya koko uriya muhungu mukunda niwe wita ngo umukunzi wawe? Ese buriya urukundo rwanyu rwerekeza he? Umuntu mumaranye imyaka irenga 4, nta kintu na kimwe mupanga, nta gahunda n'imwe ifatika, muracyari aho wagira ngo urukundo rwanyu nibwo rugitangira rumaze nk'ukwezi kumwe. Njyewe nubwo ntazi iby'inkundo mba nifitiye umuntu unyitaho, ariko rwose umutipe utari seriye ndamubona nkamumenya, uriya muntu nushaka umureke. Mishu yahise amubwira ko bakundana cyane, nubwo wenda iby'ubukwe bitaragera, ariko ko bazabigera igihe nabyo bikagera. Amubwira ko umukunzi we agifite ibibazo byinshi by'amafaranga kirimo gukemura, ko igihe kizagera. Nuko Mishu akomeza kumubwira ati rwose uriya muhungu arakubeshya, ngiye mwitegereje mbona nta kigenda, nushaka uzashishoze neza umenye niba nta kintu kibiri inyuma. Nuko aramubwira ati ese ubundi bazashatse amakuru ukamenya ko boss wanyu nta mukunzi afite, ugahita umwifatira, wajya umenya ubwenge. Ariko Bianca yahise amubwira ati ceceka, ntukavuge ngo uvuge n'uriya mu boss wanjye.
ashobora kuba nta mukunzi afite, ariko ukuntu anyanga, ukuntu mba mbona ameze, umuntu udaseka, rwose ntabwo uriya twakundana, ntabwo byakunda. Umuntu tutajya tuvugana, sinanjye urota amasaha yo gutaha ageze. Misha ahita amubwira ati njyewe sinjya nkina, uzanshakire uburyo twahura nkwereke, cyangwa se uzanshakire nimero ye, njyewe uzarebe ko ntazamwegukana. Bianca aramuseka ati wagerageje benshi ariko uriya we ntabwo wamushobora, nta santima habe na mba, nta kintu na kimwe mwavugana. Bakiri aho, Mishu yahise abwira Bianca ati Shabia, Sugar Daddy wanjye araje, ngiye mu cyumba, namubwiye ko narwaye, genda ujye kumwakira aze, hanyuma nimugera hano ndahita nza kumusuhuza nirembesheje, umubwire ko ndwaye nakubaza amakuru yanjye. Yahise ariyiryamira kuko ariyorosa, ko Bianca ajya kumuzana, ariko akimukubita amaso, umugabo yatangiye kumwitegereza cyane, ashaka no gutangira kumukorakora, ariko Bianca amwigizayo. Nuko aramubwira ati ese ubwo ngubwo uri mu biki, kuki urimo kunkorakora? Ahita yikaruma abonye ko Bianca ashaka kumwigizayo, atari ko se ubwo ibyo bitwaye iki, kuki ibintu byose mubigira intambara? Aramubwira ati hoya, njyewe ntago ari uko nteye. Bahise bagenda muha karibu. Nuko bageze mu nzu, ahita ajya kubwira Mishu ngo naza amurebe. Mishu koko yaje yirembesheje cyane, yigize nk'umuntu umaze nk'icyumweru mu bitaro. Nuko uwo mugabo atangira kumubaza uko ameze. Mishu amubwira ko arimo kugenda yoroherwa. Nuko maze ahita amubaza ati uyu ni wa mukobwa se wambwiye muzamarana igihe gitoya mubana? Mishu ahita amubwira ati yego. Nuko uwo mugabo w'umushuga dadi wa Mishu akomeza kwitegereza Bianca cyane. Bianca abibonye ahita yigendera, maze Mishu nawe ararakara, aturimo kumwitegereza si biki. Ngaho nawe ndebera ukuntu wari urimo kumureba, uzi ko urananiwe kumukuraho amaso, gusa warebaga ukuntu ari mwiza. Utazibeshya ngo bigende nk'ukuntu bijya bigenda ku bandi bakobwa b'inshuti zanjye iyo mbakweretse, mba mbona nabo wiha kubareba cyane, kandi rwose urabizi neza ko uri uwanjye gusa. Sugar Daddy wa Mishu ati oya rwose, udatekereza ko namukunze, nta nubwo ndi interested kuri we, uriya nta nubwo ari ku rwego rwanjye, araciriritse cyane. Nuko ahita amujijisha aramubwira ati ahubwo mbwira, uyu munsi ukeneye amafaranga angahe? Ugomba kugura imiti, ugomba kurya neza ukihitaho, kugira ngo nyine ukire vuba, ngo uhereze angahe? Mishu wari wigize nk'aho arwaye yahise abyibagirwa, ahubwo avuza induru, ibyishimo biramwica. Nuko amubwira ibifaranga byinshi cyane, ariko ayavuga azi ko arimo kwikinira, maze ahita amuhereza fone ati ngaho yiyoherereze. Mishu yarishimye cyane, ati uri uwanjye gusa nta wundi, tugomba kugusangira. Nuko nawe aramubwira ati nanjye uri uwanjye gusa. Nuko barishima, Mishu ibyishimo biramwica kubera ibifaranga yari amaze kwibonera. Akimara gutaha, Mishu yahise ajya kureba Bianca, ariko yenda nko kuguruka. Bianca nubwo yaratangiye gusinzira, ariko ntabwo ari kumwemerera, yahise amukangura. Nuko aramubwira ati ngaho nawe ndebera miliyoni imwe nkoreye mu masegonda make cyane, uzi ko ampaye telefone ngo nyiyoherereze? Bianca atari ko se we, uriya muntu akora iki mu busanzwe kaguha amafaranga menshi cyane? Mishu arisekera ati ibyo kuri wowe wumva bindibaho iki? Nashaka abe yiba, apfa kwiba akanzanira nta kindi. Bianca ati rero ibyo akora wakabaye ubimenya, ukamenya n'ubwenge, ukaba nawe ukuramo bizinesi yawe udakomeje kumutega amaboko. Mishu ati nanjye njya mbitekereza, ariko se
naba mvunikira iki? Nk'ubu nigeze kumva hari umuntu umbwira ngo ajya afatanya n'abantu amabizinesi akabatuburira. Sinzi ukuntu nabyumvishe, ariko numvishe ashobora kuba ari umunyamanyanga ukuntu. Ariko ntabwo mfite kuko igihe tumaranye ni kinini kandi nta kintu na kimwe kibi kiramubaho. Nuko Bianca aramubwira ati nyamara ibyo nkubwiye ubitekerezeho, ubwo se haje nk'undi mukobwa akamugutwara, ubwo urumva utasigarurira? Nuko Mishu ati ndabizi ntawe wamuntwara kuko arankunda cyane, niyo yagerageje kubikora ntabwo akomeza ahita abivamo akongera akangarukira. Ntabwo mfite nta muntu uzamujyana. Bianca yumvishe yanze kumva, ahita yongera arisinzirira. Yabyukiye mu kazi, ariko ku mugoroba hari inama yagombaga kujyanamo na bosi we. Inama yagombaga kubera ahantu muri hoteli. Bagezeyo hashize akanya. Bianca sinzi ukuntu yahindukiye arebye hirya, abona wa muhungu bakundanaga ari kumwe n'undi mukobwa, kandi bameze nk'aho bakundana, bameze nk'aho bari mu rukundo. Yarabibonye kubyihanganira biranga, maze ahita agenda abasanga. Abaza umukunzi we ati uyu ninde muri kumwe? Umuhungu atarasubiza umukobwa ari kumwe n'uwo muhungu bakundanaga ahita amubwira ati wowe se ahubwo urinde uza kubaza boyfriend wanjye ibibazo nk'ibyo? Bianca ati ariko se ni wowe mbajije? Wa mukunzi we ahita yifatira wa mukobwa akaboko ati babe ngwino twigendere mwihorere. Bianca byaramubabaje ati ariko se muragenda mujya he? Banza unsubize, uyu mukobwa muri kumwe koko murakundana? Wa muhungu none yatangira guhita amutonganya ati va mu nzira twigendere, wikomeza kutwitambika. Byahise biba nk'aho bateje akavuyo, maze Caleb aho yari yicaye arabibona, ahita akura Bianca mu nzira ati baha inzira vuba vuba bagende. Baragiye maze amureba nabi, ahita amufata amujyana ahiherereye ati ubwo nta soni kunsebya? Kwitwara kuriya? Nari nicaranye n'abakiriya, twari turimo kuganira, ubwo se uzi ko bakubonye? Ubwo nta soni? Ubwo se uratekereza isura wangije ari iyande? Si iya kampani ukorera? Umusore nk'uriya ni wowe watumye uta umutwe? Uransebeje kandi rwose urakabije. Ese urumva uciriritse ku rwego rungana iki? Bosi yakomeje kumbwira andi magambo menshi mabi, kuko nawe byari byamubabaje cyane. Bianca yasabye imbabazi, ariko yari yifitiye n'agahinda kubona umuntu bamaze iminsi bakundana cyane amwiciyeho gutya akikomerezanya n'undi mukobwa akamusuzugura gutyo. Agahinda kari kose. Ageze mu rugo ugatangira no kurira, maze Mishu atari ko se wowe uzahorana ibibazo byawe bizarangira ryari koko? Bianca ati ngerageza kubera mwiza abantu bose, ariko bo barambabaza. Uriya muhungu naramwizeye cyane, none dore kwakira ko akunda undi mukobwa byananiye, kwihangana byanze. Nanjye nteza akavuyo mu bintu nanjye ntari nzi, none bosi wanjye nawe yandakariye, ngize ibibazo byo ku kazi, ngize ibya boyfriend wanjye, ndumva nabuze naho nkwirwa. Nuko Mishu aramubwira ati niba ari uko nawe wabigenjeje wakabije rwose, wagombaga kwihangana ntujye kubitambika ukabareka bakigendera, kuko n'ubundi nta kintu na kimwe ari kubikoraho. Nuko Bianca ati nanjye nagaruye ubwenge nyuma, ntago nzi ukuntu nanjye nabikoze, rwose nanjye ndimo ndabyicuza, ndumva mfite n'isoni. Nuko Mishu aramubwira ati ihangane ibyabaye byabaye, ariko nyine ejo nugira mu kazi uzikarume. Ubu ngubu ufite ubwoba bw'ukuntu bosi wawe azakureba n'ibintu nyine wakoze. Gerageza wihangane, nta kindi kintu wakora. Bianca yakomeje akazi ke, ariko mu gitondo yahuzaga amaso na bosi
ubwoba bukamwica ati arahita mbona muri ya sura y'ejo, biriya bintu mana yanjye nanjye sinzi ukuntu byangendekeye. Yikomeje akazi ke nk'ibisanzwe, ariko muri iyo minsi ari mu rugo Bianca yumvishe hari umuntu uje kubareba, nuko agenda agiye kureba uwo ari we. Nuko Bianca ahita abona uwo muntu ni wa mushuga daddy wajyaga aza kureba Mishu. Bagikubita n'amaso akabona ko ari we, yahise amubwira ati Mishu ntawe uhari. Nuko ahita yisetsa ati Mishu mureke n'ubundi ntabwo ari we narinje kureba, narinje kwirebera wowe. Bianca ati none se Mishu yaba yakoze ayahe makosa? Yabivuze gutyo kuko yumvaga nta kindi kintu cyatuma aza aho ngaho kumureba usibye wenda nko kuba Mishu hari amakosa yakoze akaba aje nko kumumuregera. Nuko Sugar Daddy ahita amubwira ati Mishu nta kosa na rimwe yakoze. Nuko ahita akurayo sheke arayimuhereza atakira, uzuzaho amazina yawe na nimero yawe ya konti. Amafaranga yo narangije kuyandikaho. Bianca yahise ayifata areba ibifaranga yanditseho ukuntu ari byinshi. Nuko aramubaza ati hanyuma se ayo mafaranga ko ari menshi cyane ni ay'iki? Nuko ahita yisetsa ati ubwo se amafaranga wa buri kintu yakoresha? Ugenda ushakamo inzu yawe nziza cyane, nubishaka ugura imodoka, nubishaka usezere n'akazi witangire business yawe. Umukobwa mwiza nkawe aba agomba kubaho ubuzima bwiza agatandukana n'ubukene. Ukeneye umuntu ufite amafaranga nkanjye ubasha kukwitaho. Ngira ngo urimo urumva ibyo mvuga. Bianca yitegereje amafaranga yose ukuntu ari menshi cyane, ariko umutima umuvamo, umutima urabyanga, yumva ibyo bari bari kumusaba atabikora. Agahita yimusubiza ati ntabwo ibi bintu njye nabikora. Nuko aramuseka ati reba neza ariko, cyangwa ntabwo urimo kubona ayo mazera ari inyuma? Ayo mafaranga wayabonye neza? Bianca ati nayabonye ariko ntabwo ndi bubyemere, kereka hari uyangurije nkazayakwishyura nka nyuma y'imyaka 5, naho kuyampa gutyo gusa ngo ninyatware hanyuma unkoresha ibyo ushaka ntabwo nabyemera. Nuko ahita amuhereza sheke ati akira yibike, njyewe ntabwo iyo mipango nayikina, ntagaruka nguko njyewe nteye. Nuko ahita amubwira nabi ati ceceka se, ceceka vuba aho ngaho. Umuntu arimo arakugirira impuhwe akagukura mu bukene, warangiza ukivugisha amagambo nk'ayo ngayo? Nuko arambwira ati wa mukobwa we, ibyo bintu ukoze uzabyicuza. Maze ahita yigendera. Aho Mishu atahiye, Bianca yabuze aho ahera amubwira ibyo Sugar Daddy we yamubwiye. Aravuga ati ese umubwiye ko yanterese ubu ntiyarakara? Naba ngiye kubateranya, reka mbihorere. Muri icyo gihe Mishu atashye, Bianca yari afite fone ye arimo agenda yirebera ibintu abantu bapostinze, ariko ageze kuri post imwe nuko ayitinda atangira no kumwenyura. Mishu arabibona ahita amushikuza fone ati ibyo ni biki urimo kureba ukisetsa? Nuko amwereka ifoto yari arimo kureba. Nuko Mishu nawe arayitegereza ati aba bantu se ni bande? Bianca ahita amubwira ati turakorana. Amwereka bose agenda amubwira n'ibyo bakora. Nuko ageze ku muntu umwe amubwira ati uyu nguyu niwe boss wanjye. Akimubwira gutyo Mishu yamusubirishijemo ati ngo ninde? Nuko aramubwira ati ni boss wanjye. Yahise ajya mu birere ati mana yanjye, boss wanyu ni mwiza gutya? Ni n'umwana mwiza, umuntu wifotozanya n'abakozi be? Uzi ko nkurikije ukuntu muvuga nari naramuhaye isura itari iye, nari nabifashe nk'aho ari nk'igisimba neza neza, niko kuntu mufata mu nzozi. Mbega ukuntu ari mwiza, mana yanjye reka nzi. Yahise agenda yirukanka. Bianca ayoberwa ahantu agiye, maze agiye kubona abona Mishu aje afite telefone ye
ati gira vuba vuba mpereza nimero ya telefone hano. Bianca biramucanga ati ngo iki? Aramubwira ati nkeneye nimero ya telefone, ndumva noneho nanjye nkeneye umugabo nkaba stable, ibyo abashuga dadi nkabireka. Nkeneye umugabo mwiza w'umukire kandi umeze nk'uyu mu bosi wanyu. Bianca yarasetse agira ngo arimo arivugira ati ariko se kuko urakomeje? Ati cyane rwose, ahubwo se kutazimpa wowe utegereje iki? Aramubwira ati nushaka ugenda ubuka iyo fone yawe kuko nimero ya telefone ntayo naguha, sinshobora kuguha nimero ye. Mishu biramubaza ati ese wanyihereye bigutwaye iki? Bianca arabyanga ati baza ariko nyiguhaye akazamenya ko ari njyewe wayiguhaye, urumva ibyo bintu nabikira? Mishu ati zana ariko, ese ubundi azabibwirwa n'iki? Wampaye nimero ye, mpereza nigeragereza amahirwe. Bianca yanze kuyimuha burundu, nuko batangira no gushwana, maze Mishu aramubwira ati cyangwa nawe uramukunda ukaba ufite ubwoba bw'uko namugutwara? Bianca ati hoya, njyewe ntago mukunda kandi nta n'indi mpamvu yatuma ntayiguha, ariko rwose ndi kwibaza bosi wanjye aramutse amenya ko muteza abakobwa nkagenda mutangira nimero ya telefone, urumva yabifata ate? Aramubwira ati uzashaka ahandi hantu wayikura, ni ukuri pe, ntago njye nayiguha. Mishu byaramubabaje cyane, ntiyongera no kumuvugisha, nuko aramwihorera yajya amubwira ikintu ntagire n'ijambo na rimwe amusubiza. Muri ako kanya batarimo kuvugana kandi hari nimero yahise imuhamagara, maze aragenda ajya kuyitaba aherayo, ariko aho agarukiye agaruka yarakaye cyane atarimo kuvuga. Bianca yakomeje kumuvugisha akabona Mishu yahindutse cyane, ariko ayoberwa ibyo ari byo, nuko aribaza ati ariko se ubu ni nimero ya telefone gusa cyangwa hari ikindi kintu? Yaramuritse ariryamira, ariko bigeze mu gitondo Bianca abyutse atungurwa no gusanga Mishu yabyutse kare cyane, yanafashe ibintu byose bya Bianca yabishyize uruhande rumwe. Bianca biramucanga ati bise ni ibiki? Bisobanuye iki Mishu? Mishu akirakaye ati icyo utabona ni iki? Fata ibintu byawe wigendere, nuva mu kazi ushaka ahandi hantu ujya, ntuze kugaruka hano. Bianca biramubaza ati ariko se nakoze iki? Ese nuko nanze kuguha nimero ya bosi wanjye cyangwa hari ikindi? Mishu atari ko wikibaraguza ukomeza kuvuga ubusa, kuki se utambwiye yuko sheri wanjye yaraje kundeba nuko akambura, maze wabona asanze ntahari ugahita ushaka kumufatirana ngo muryamane? Akimubwira gutyo Bianca yahise amenya ko ari we wabateranyije, ko impamvu yatinze kuri telefone ari we bari barimo kuvugana, akaba yamubeshyeye akamubwira ibyo bintu byose, maze ahita amubwira ati ubwo se koko Bia, wari uzi ko koko ntazabimenya? Wari uzi ko atazabimbwira ko washatse kumufatirana ngo muryamane? Ese buriya abyemera? Ubwo urumva wari ugiye gukora ibiki? Ntabwo wari ugiye kumuntwara? Agahita akomeza kumubwira ati byahise bimubaza cyane, yababajwe n'ukuntu nacumbikiye umuntu akaba afite imico mibi nk'iyo ngiyo. Yarakaye, yavuze yuko atazongera kunyishyurira iyi nzu mu gihe uzaba ukiri hano, kandi ko ugomba guhita ugenda, nuva mu kazi utagomba no gutaha hano. Nuko Bianca yumvise ukuntu ibintu bimeze kandi abona ukuntu Mishu yarakaye cyane atagomba no kwisubiraho, aramubwira ati ngaho rero ibintu byanjye birekere hano, nimva ku kazi ndahita mpanyura mbifate. Nuko aramubwira ati oya, gira vuba ahubwo ugende kuko sinshaka ko ari bugaruke hano akaza agasanga hari ikintu na kimwe kigihari. Bianca atari ko nubwo ari uko nguko umbwiye byagenze, ndabona atari yo mpamvu gusa ushobora kuba warakaye cyane, warakajwe nuko na nimero ya bosi ntayiguhaye.
nuko Misha arimyoza ati nyine se kutayimpaye, ati ariko nubwo ataba ariyo gira vuba vuba uve hano ugende. Bianca ati ariko si ubu ni ngombwa ngo ngende tutarimo kuvugana turakaranyije, twari dusanzwe tubanye neza nta kibazo dufitanye. Kugenda ndagenda ariko wikomeza kurakara ngo tunavugane nabi. Rwose reka twe kuba abanzi, njye nawe nta kintu twapfaga. Misho akomeza kurakara we ariko ati tutaba abanzi ko wari ugiye kumuntwara, nyobeye ukuntu se ubushize wagize ishyari ngo yampaye amafaranga menshi ugatangira no kunyibarishwa ibyo akora nk'aho bikureba. Singaya na anti wawe wanze ko mubana yari afite rezo, ubu ngubu umugabo we ntabwo baba bakiri kumwe baramutwaye. Nabaye ikigoryi ndakwizera, none reba wari ugiye kuntwara umukunzi wanjye, wari ugiye kuntwara umugabo unyihera ibifaranga, ubu sinari kuzongera kubaho nte. Bianca aramubwiye ati sha Mishu, ni ukuri reka gukomeza kuvuga amagambo menshi kubera warakaye, reka nigendere nta kibazo. Nuko ahita amubwira ati ariko nubwo bwose ngiye gutya ariko ndanagushimira, warakoze cyane waramfashije, nubwo dutandukanye uko ntabyifuzaga ariko ineza wangiriye ntabwo nzigira nyibagirwa, nzayiha agaciro kurusha uko mvuye hano. Nuko ahita yigendera. Bianca yabonye ibyo bintu afite atari bujyane ku kazi, nuko abibitsa ku kabotike kari aho ngaho kari kegereye aho Mishu yabaga, nuko ababwira ko ari buze kuza kubifata atashye avuye ku kazi. Nuko ahita agenda ngo adakererwa. Muri ako kanya ageze mu kazi, bosi yari yatinze kuza, yari akiri mu rugo. Ari mu rugo hari umugabo waba uzindutse amuhamagara, nuko baravugana yumva aracyari mu rugo ntarajya ku kazi. Aramubaza ati ese Caleb ko usigaye uryamira, wazanye umugore sinabimenya? Aramubwira ati hoya. Nuko ahita amubwira ati ariko se ubundi harabura iki? Ese ubwo na n'ubu ntabwo urabasha gukira ibikomere uriya mukobwa yagusigiye? Nimugoroba ndi buze kuza tubiganireho, ugomba gushaka umugore rwose, dore igihe gishize ni cyinshi. Caleb yangaga umuntu umubwira iby'umugore kubi, yahise ashaka ukuntu icyo kiganiro baba bakiretse. Nuko ahita akupa kugira ngo ahite agenda, ariko nubwo yari akupye yatangiye gutekereza ku ijambo bari bamaze kumubwira, ariko uko yabitekerezagaho cyane hari umukobwa yahitaga amuza mu ntekerezo, akamuza mu mutwe ariko we ntashaka kubyemera, bigasa naho ahita amwikuramo, ariko bigakomeza bikamugarukamo, agakomeza kumutekereza, ariko akumva nubwo ari kumutekereza rwose adashaka kujya mu bintu by'inkundo, akarwana no gukomeza kubyikura mu ntekerezo. Caleb yakomeje kubitekereza koko yumva akeneye kuba yagira umukunzi, kandi akumva afite n'umukobwa akunda, ariko akumva afite ubwoba bwo kongera kujya mu bihe byo gukundana kuko yari azi ukuntu yahemukiwe. Yanze gukomeza kubitekerezaho cyane, ariko agezeho yigendera mu kazi. Ageze muri ofisi ariko yumvaga Bianca ari kuri telefone cyane kuko ofisi zabo zari zegeranye. Bianca nubwo yari azi ko arimo kuvuga gahoro bose atari bumwumve, ariko boss yarabyumvaga ko ari gukomeza ajya kuri telefone. Icyo gihe kuri telefone nta kindi yabaga arimo kuvuga, usibye nyine ko yari arimo kuvugana n'umukomisiyoneri bari bamaze kumwohereza nimero ye, arimo kumubwira ngo amushakire inzu yo kubamo. Yumvaga atagomba kuza gusubira gushaka icumbi kuko iyo yari abonye ukuntu byari bimugendekeye ubwo yari amaze gutandukana n'inshuti ye, kandi batandukanye nabi. Yaravugaga ko byagenda kose ntabwo ndi busubire gusaba icumbi umuntu, ngomba gushaka inzu yanjye. Yumvaga agomba gushaka inzu ye nubwo atari yakagize amafaranga menshi yo guhita ashaka ibikoresho byose yumvaga akeneye muri ako kanya, ariko uko byagenda kose yumvaga igomba kuboneka. Boss yakomeje kumwumva buri kanya ajya kuri fone
ageze aho yumva biramurambiye maze aza kumubaza ati ese uyu munsi noneho wiyemeje kugakorera kuri telefone? Bianca wamutinyaga kubi ahita agira ubwoba nuko abura icyo avuga ahita asaba imbabazi nuko maze aranakupa. Yarababaye atari ko si uyu ni muntu ki utanaza ngo abanze asuhuze umuntu anamubaze wenda icyaba cyamuteye kujya kuri telefone gutyo ko atari ibintu yari asanzwe abona nkora. Uyu muntu rwose ngiye gukorana nawe ndabona bimaze kundenga. Nta kindi kintu ariko yamubwiye ibyo yabitekereje mu mutima we. Nuko boss ahita yongera arigendera. Bianca nawe akomeza akazi ke ariko agakora noneho yabuze ukuntu avugana n'abakomisiyoneri neza kuko yatinyaga kongera kubahamagara ngo boss ataza kumwumva ari kuri telefone. Nuko abuze ukuntu abigenza kandi akeneye kuvugana nabo ngo abone inzu akajya abohereza mesaje, ariko nubwo yaboherezaga mesaje bambwiraga ko nta mwanya bafite wo kujya kuzireba. Bageze aho baramubwira bati nta nubwo turi bwongere kuvugana nawe, nta gahunda ufite, urimo uradukinisha. Umuntu ufite gahunda iyo ashaka inzu ubundi araza tukajyana, none wowe na phone ntabwo ushaka kuyitaba ngo none ngo mesaje, ubwo urumva ibyo bintu twabivamo? Niba ufite gahunda ufite n'umwanya tuzavugana nta kibazo. Bianca yabuze ukuntu abigenza ariko yumvaga ko namara gusoza akazi nta kindi kintu ari bukore usibye guhita ajya gushaka inzu. Amasaha yo gutaha yarinze amugereraho nta nzu arabona ari bujyemo. Muri ako kanya abona amasaha akigera ahagaze arimo gushyira ibintu byose ku murongo ngo ahita afunga ofisi yigendere. Umusaza wese amuhamagara aramaze ati inzu se wayibonye? Ati oya. Aramaze ati none se ubwo uri bugenze gute? Iwanjye nubwo ari kure cyane y'akazi kawe ubuje tukaba turi kumwe ariko ikibazo simpari kandi nzanamara igihe. Reka dushake umuntu agende yice serire hanyuma ucurishe izindi mfunguzo. Nuko Bianca aramuseka atari kuzi ko yibagiwe ko nawe ukodesha wica serire y'inzu y'abandi se, ubwo urumva ibyo bintu byakunda? Nuko umusaza aramubwira ati wa mugani, ubwo se dukora iki, tubigenze gute? Nuko ahita amubwira ati ariko se ubwo wavuze n'umukobwa w'inshuti yawe muri abo ngabo mukorana aho ngaho ngo ugenda gucumbikire? Bianca ati nta mukobwa nshaka kongera kubana nawe, ibyambayeho nabibonye nazinutswe rwose. Nuko umusaza we ati ko numva bikomeje kutuyobera se? Nuko aramubwira ati ngaho rero bwira boss wawe. Boss wawe ni umukire njya numva bamuvuga, wabona afite nk'ibizu byinshi biri aho ngaho bibereye aho, aguhemo kimwe ube wibereyemo. Ibivugaga buraga. Nuko ariko Bianca ahita amubwira ati boss wanjye ntukamuvuge, boss wanjye si umuntu, ni umuntu mubi cyane. Ibaze uzi ko no kuba ngeze iki gihe ntarabona inzu byose ari we. Impamvu ni uko atigeze ampa n'akanya ko kuvugira kuri telefone ngo mvugishe abakomisiyoneri. Ubu ngubu inzu mba nayibonye kare. Ntukongere kuvuga uriya mugabo, njyewe nayobewe uko ateye. Bianca akimara kuvuga gutyo yumvise umuntu inyuma ye ahindukiye abona ni boss we Caleb kandi yari yamwumvishe. Ahita yikanga ati mana nyagasani. Nuko ahita anakupa kubera ubwoba. Boss yaramurebye ntiyagira ikintu avuga, ahita abona n'agapapuro yari yanditseho ibikoresho byo mu nzu yari bugure, za matera, amashuka. Yagiye ashyiraho n'ibiciro ariko yagiye ashyiraho n'utubazo kuko yabonaga amafaranga bitari buvemo. Hari aho yagendaga ashyiraho utubazo nk'ibyo atari akeneye muri ako kanya. Byose Caleb yarabibonye. Nuko ahita amaze ati ese nta hantu ufite ho kuba? Bianca ati ntaho. Aramubaza ati ibintu byawe biri he? Amubwira ko yasize abibikije. Nuko Caleb ati okay. Ese hari ikibazo tujyanye mu rugo nkaguha icumbi?
Bianca ati hoya, nta muntu ndi bwongere gusaba icumbi, ubu ngubu ngiye kugenda ndebe ko navugisha umukomisiyoneri dukomeze dushake inzu, nta hantu ndi bujye gucumbika. Caleb aramubwira ati ngaho hamagara komisiyoneri mwahoze muvugana kare twumve ko hari inzu yakuboneye, ndava hano ari uko maze kubona ko wabonye icumbi. Bianca yahise afata telefone yahamagara wa mukomisiyoneri bahoze bavugana, ariko yumva nimero ya telefone ntiriho kandi nta n'undi yari azi. Yabigerageje inshuro 3 zose ariko nimero yanga gucamo. Nuko Caleb ati ngwino tugende rero ubu uri mu rugo uzabanze ubone inzu ubone kwimuka. Bianca nubwo yari yihagazeho ngo nta handi hantu ari bujye gucumbika, ariko none yabuze ukuntu abigenza. Nuko akomeza kugira ubwoba bwinshi. Caleb aramubwira ati ese ufite ubwoba? Humura, mu rugo hari umutantine unkorera, ni umumama ukuze, tumaranye igihe, nta kibazo na kimwe uri bugirire mu rugo. Bahise bagenda, ariko Bianca arimo yibaza ati ese ubu noneho Caleb yabaye iki? Ko mbona yabaye umuntu mwiza noneho. Yagiye mu modoka ye baragenda, ariko bageze hafi y'aho babaga hamwe na Mishu, ajya kuri ka kabotike afatayo ibintu bye ahita abizana abishyira mu modoka ngo bagende. Icyo gihe byahuranye n'uko Mishu wari wamwirukanye nawe yari ari aho ku kabotike aje guhaha. Nuko maze abonye Caleb ahita amwibuka ko yamubonye mu ifoto, abonye ukuntu ari kumwe na Bianca ishyari riramwica, agahinda karamwica, nuko ariko abura ikintu yabikoraho. Bahise bigendera, bageze kwa Caleb wa mutantine wakoreraga Caleb aza kubasanganira n'urugwiro rwinshi cyane. Nuko ahita amubwira ati genda Bianca umwereke icyumba cy'abashyitsi. Kuri uwo mugoroba ariko byari bisekeje kuko Bianca na Caleb bagiye ku meza nta n'umuntu umwe urimo kuvugisha undi, bariye batavuga. Bianca se warose birangira ngo yigende, yahise asanga tantine, maze tantine aramubaza ati mwaryohewe se? Bianca ati yego, uzi guteka? Tantine ahita amubwira ati ntago ari njyewe watetse, hano dufite umushefu uza akadutekera. Bianca ati nta wundi muntu ujya uteka hano? Nuko aramubwira ati njye nkunda guteka cyane, biranezeza kuko biri mu bintu bishimisha cyane. Nuko ahita amubwira ati nuko nzamara iminsi mike hano nari kuzabatekera. Nuko tantine ati wazahagumye se ukamara igihe kinini ukadutekera? Nuko bakomeza kuganira, Bianca ari no kumufasha koza ibyombo, ariko tantine akamwangira. Ariko nanone Bianca wakundaga gukora yanga gukomeza yicaye ubusa, akamufasha utuntu tworoheje ariko akamufasha. Igihe cyaje kugera bajya kuryama, mu gitondo bayitegura kugira ngo bajye mu kazi. Bahagaze aho ngaho bagiye kugenda, tantine yabanyuze imbere, maze Caleb ahita amwifuriza isabukuru y'amavuko nziza. Tantine biramutungura cyane kubera ko atanabyibukaga. Nuko aramubwira ati urakoze cyane. Caleb yahise atangira kumushimira ati ngushimira uburyo ukoramo akazi kawe, ukuntu wita ku bintu, ukuntu ukora akazi ugakunze, umurava ugira, ubushishozi. Ndashaka kukubwira ko ibyo byose ukora neza mbibona kandi mbyitaho cyane, kandi ndabigushimira cyane. Tumaranye imyaka myinshi cyane. Aramubaza ati harya ni 8 cyangwa ni 9? Tantine aramubwira ati ni 8. Caleb ahita akomeza ati ni imyaka 8 koko. Imyaka 8 rero ukorana n'umuntu nkanjye, nzi ko atari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu buri wese yapfa gushobora, ariko wowe warabishoboye kandi tubanye neza. Kuraje rero kandi ukomerezaho, nanone isabukuru nziza y'amavuko. Tantine arishima cyane ati ni ukuri muri abantu beza cyane. Caleb yahise akomeza kumubwira ati
nashatse kureba ikintu nakugurira nk'ikanzu wenda se cyangwa ikindi kintu, ariko ntago nzi neza size yawe, akira amafaranga hanyuma uze kuguramo icyo ushaka. Tantine yarishimye cyane, nuko amusabira imigisha myinshi cyane, ati uri umuntu mwiza ni ukuri, nta wundi muntu ndakorera umeze nkawe. Hanyuma na Bianca ahita amubwira ati isabukuru nziza, njyewe ntago nari mbizi ko uyifite, ninza gutaha ndi buze kukuzanira gift. Nuko Tantine bose akomeza kubashimira. Nimugoroba koko Bianca atashye yaje azanye gift ya Tantine, nuko baranaganira cyane dore ko bari bahise bamenyerana. Nuko Bianca aramubaza ati ariko se Karebu, mu busanzwe hano mu rugo asanzwe ari umuntu mwiza cyangwa arimo kwigira kuriya kubera ko mpari kugira ngo mbone ko ari umuntu mwiza? Tantine ati Karebu ni umuntu mwiza cyane, nta n'undi muntu ndabona umeze nkawe. Ati nigeze gukora ahandi hantu mbere y'uko nza hano, ariko nta n'ahantu nigeze mara igihe nk'uko nakimaze aha ngaha, kandi nta n'umubosi twakoranye neza nk'uko Karebu twakoranye. Nuko ahita amubwira ati none se no mu kazi si umwana mwiza nka gutya? Nuko Bianca yanga kumubwira byose, aramubwira ati ni umwana mwiza, ariko njyewe ntabwo ariko nari mbizi. Nuko Tantine aramubaza ati hari uko agufata bidasanzwe? Ubwo rero wowe ashobora wenda kuba gufata nabi mukagirana nk'ibibazo, ariko ntabwo ari uko nguko ameze. Niba agufata bitandukanye n'uko abandi bafata, ubwo ngubwo wabona agukunda. Bianca kumva ibyo bintu biramusetsa, ati ubwo se yaba nkunda gute? Urumva koko umuntu yaba agufata nabi akaba agukunda? Tantine ati cyane rwose birashoboka, kandi Karebu niko ameze, njyewe ndabizi neza. Ese iyo unyitegereje ubona ndi umwana? Ndakuze kandi tumaranye igihe kinini. Ubwo batinya ko aguhaye uwo mwanya wo kuganira no kwisanzuranaho, yahita akwereka amarangamutima ye kandi aba atabishaka guhita abikwereka wenda. Ubwo rero urashaka ikintu cyatuma umujya kure, ukamuva mu bitekerezo bye. Nuko Bianca akomeza guseka ati ntabwo ibyo bintu bibaho, ntabwo bishoboka. Tantine ati erega njyewe ntabwo ndi umwana, kandi ibyabaye kuri Karebu byose ndabizi. Jya umenya yuko nta nkovu n'imwe itagira amateka. Bianca biramucanga, ati ibyo bintu ugomba kubimbwira neza. Gusa Tantine araseka aramwihorera, ati nta kindi kintu uri bukubwire, ibyo nkubwiye birahagije. Nta bindi bintu baganiriye cyane, gusa muri uwo mugoroba musaza wa Bianca yahise amuhamagara amubwira ko yabonye akandi kazi. Nuko aramubwira ati wambwiye iby'umubosi wawe, none nakuboneye akandi kazi kandi ni hafi y'aho mba, uzaze tujye tunabana. Bianca yarishimye cyane kumva ko abonye akandi kazi kandi kamuhemba amafaranga menshi, none ari kumwe na musaza we, byaramushimishije cyane. Nuko Karebu arabibona, amubaza ikintu kimushimishije. Yahise amubwira iyo nkuru, amubwira ko yabonye akandi kazi. Karebu byaramubabaje cyane, agahinda karamwica ku buryo atongeye no kugaruka aho ngaho bari bicaye. Bianca byaramucanze, yibaza ikintu gitumye ababara gutyo, kandi ubusanzwe aba amwereka ko atamushaka, nuko biramuyobera. Mu gitondo Bianca yamubwiye ko ari buhita anagenda naza kurangiza akazi nimugoroba, kuko n'ubundi bwari buke ari muri weekend. Nuko abwira Karebu ko nava ku kazi ari buze agafata ibintu bye agahita agenda akajya no kwa musaza we. Karebu nubwo yabyumvaga bari kubimubwira gutyo, ariko byasaga nk'aho atabyitayeho kandi ahari adahari, bisa nk'aho adashaka kubyumva kandi yanarakaye cyane.
Bianca byaramucanze ayoberwa impamvu, nuko ayo masaha ko kageze aritahira araza afata ibintu bye, ariko Caleb nta nubwo yari ahari. Yasezeyeho Tantine arababara, arambwira ati nzagukumbura cyane, nari nakwishimiye, nari nishimye nzi ko ukundana na Caleb. Bianca yahise amubwira ati ibyo watekereje ntabwo ari byo, ntabwo Caleb ashobora kunkunda. Nuko Tantine aramubwira ati nzagukumbura cyane uzagaruke kudusura. Nuko Bianca arabimwemerera nubwo yari abizi neza yuko adashobora kugaruka muri urwo rugo. Yahise agenda atekereza ukuntu we yari asigaye akunda Caleb, ariko we mu minsi yose bamaranye akaba atarigeze amwerekana rimwe ko amwitayeho. Yaratekerezaga ati nubwo cyagiye yampaye icumbi, ariko nta zindi mpuhwe, ahubwo nuko yaranyumvise kuri telefone ndi kuvuga yuko atari umuntu mwiza. Nuko arigendera ati Caleb ngiye kumwibagirwa, nta nubwo nzongera kumutekereza. Yaragiye, ariko nubwo yari avuze gutyo yajyaga amukumbura, ariko yashaka kumuhamagara akumva nta n'ikintu yabona amubwira. Yategereje ko nawe wenda yazamuhamagara, ariko araheba. Nka nyuma y'amezi 3 ariko Caleb yaramuhamagaye amubwira ko ashaka ko babonana. Bianca byaramutunguye cyane, ariko biranamushimisha, gusa yibazaga ikintu agiye kuzamuganiriza umunsi babonanye, akumva arakibuze kuko ntabwo bajyaga bavugana. Igihe cyaje kugera, nuko barabonana. Bicaranye, Caleb yatangiye kumubaza amakuru ye mu kazi gashya yagiyemo, maze amubwira ko ameze neza ko yamenyereye. Bageze aho basa nk'aho babuze icyo bavugana, gusa Caleb byasaga nk'aho afite ibintu byinshi ashaka kuvuga, ariko yabuze aho ahera. Nuko ageze aho ati ese ko hari icyo nshaka kwereka, uri bunyemerere? Bianca arikanga ati urashaka kunyereka iki? Caleb ati urampa uburenganzira nkuremo ishati yanjye. Bianca ati kunteye ubwoba. Caleb aramubaza ati mbwira niba ubinyemereye. Bianca ati nta kibazo. Caleb yakuyemo ishati ye, amwereka inkovu nini cyane yari afite mu gituza. Atangira kumubwira ati iyi nkovu yaturutse ku rukundo nakundaga umukobwa twakundanaga cyane, yari fiancé wanjye. Yari afite abasore benshi yahoranaga nabo, ambwira ko ari babyara be. Nanjye nyine nkabyemera nzi ko ari byo. Gusa umunsi umwe namufashe baryamanye n'umwe muri abo babyara be yambwiraga, nuko turashwana. Nuko uwo muhungu kubera amakimbirane twari tugiranye ahita antera icyuma hano. Urabona ni hafi y'umutima, habuze gato ngo mfe. Kuva icyo gihe nazinutswe ikintu cyitwa urukundo. Bianca biramubabaza, ahita amwegera akora kuri ya nkovu, aramubaza ati ntabwo irimo kukubabaza? Caleb aramubwira ati oya. Gusa nubwo itarimo kumbabaza, ariko ndatinya ko hari undi ushobora kuzongera kuyikomeretsa, noneho ikongera ikavirirana ubu utazakira. Bianca umbabarire ko ntashakaga kwemera ko gukunda, ntabwo nigeze nshaka kwemera ukuri. Naragukundaga, ariko iteka nkahora mbyigizayo, sinshake kubyumva, sinshake kubyemera. Narakubabaje, nagerageje kukwegezayo uko nshoboye kose, kuko numvaga ntinya kongera gukunda ukundi. Ariko uko nagerageje kose, nakomezaga kugutekereza. Umunsi wagendeyeho nabaye nk'uhunze, kuko numvaga nta n'imbaraga mfite zo kukubona usize ugiye. Kandi nanone nkumva sinshaka kwereka amarangamutima yanjye. Bianca ahita amubwira ati Caleb nanjye naragukunze cyane, ariko unyegezayo uko ushoboye kose. Nakomeje kubona ukuntu mfata, kandi njye ngukunda mpita mfata umwanzuro wo guhunga nkigendera. Caleb arishima ko na Bianca amukunda, ahita amubwira ati ese ningufungurire umutima wanjye witeguye kuzawumura ibikomere byose?
mbwira ko uzampa urukundo ruzima, mbwira ko uzatuma nongera kwizera ko urukundo rubaho, mbwira ko utazampemukira, mbwira ko uzagumana nanjye iteka ryose utazigera unsiga. Bianca yari asanzwe ari umukobwa mwiza utagira n'ubundi bucakora, nawe yari akeneye umusore muzima umeze nka Caleb, utandukanye na wa wundi bigeze guhurira muri hoteli afite abandi bakobwa bari kumwe. Yiyemeje kumukunda kuko nawe yari akeneye umuntu muzima wo kumwomora ibyo bikomere. Batangiye gukundana koko, kandi urukundo rwabo rwari rwiza, ibyabo byari bishimishije, byasaga nkaho buri wese yaremeye undi. Bianca watinyaga Caleb kubi azi ko nta rukundo agira, yatunguwe no gusanga afite urukundo rwinshi cyane, bikajya bimutungura cyane kuko akurikije uko yamufataga n'uko yamubonaga, yabonaga ari umuntu utagira umutima. Barimo bitegura ubukwe bwabo, Bianca yaje guhura na Mishu, wa mukobwa babanaga kera, maze Mishu akimukubita amaso aramwihisha kubera ukuntu yari yarabaye nabi. Bianca ariko aramubona yanga kugenda batavuganye, yaragiye aramusuhuza, nuko aramubaza ati ese Mishu byakugendekeye gute? Sugar daddy wawe byagenze bite? Nuko Mishu ati sha nk'uko wabivugaga neza neza, baramufashe baramufunga kubera amanyanga ye, none nabuze undi, none ubukene buranyishe, noneho na ka kazi nangaga narakabuze burundu, uwakampa noneho sinzi ukuntu namushimira, nahita amenya agaciro kako. Ubu ngubu nta kintu na kimwe nkifite, nako sinabivuga byinshi uko ameze uku nguku nawe urabireba. Bianca nawe agahinda karamwishe, nuko ahita amuha amafaranga make yari afite, ati nzakomeza ngufashe dore ko wanabona akazi. Mishu yaramushimiye cyane, nuko aramubwira ati uri umuntu mwiza, iyo yaba ari undi muntu kubera ukuntu twatandukanye ntabwo wari kumvugisha cyangwa se ngo ugire n'ikintu umfasha. Bianca ati nubwo nahavuye nabi ariko ndagushimira cyane ko wari wamfashije, kandi buriya ntabwo uzi n'ukuntu wamfashije cyane, nubwo cyagiye navuye iwanyu nabi ariko byahise bimpuza na Caleb. Nubwo nzi ko Caleb yari yarankunze wenda, ariko ntekereza ko cyagihe mvuye iwawe akampa icumbi we aribwo yankunze cyane kuko yabonye umwanya wo kumenya neza. Nuko ahita anamuhereza invitation y'ubukwe bwabo, muri invitation nke yari asigaranye. Mishu byaramutunguye cyane, ati cyagiye nakubonye muri mu modoka ariko nari nzi ko ari lift aguhaye, ntabwo nari nzi ko mukundana. Nuko Bianca ati turakundana, ahubwo nyine n'ubukwe bwacu uzabutahe. Mishu arabimwemerera, nuko kuko aranabutaha. Nubwo yari yabutashye ariko yarebaga ukuntu bimereye bishimye, agahinda kakamwica kuko yahitaga avuga ati undi mwana arishimye ameze neza. Nagiye mbona amahirwe yo kubona abakunzi nkiri muto, nuko nkabitesha. Nagiye mbona amahirwe yo kubona akazi bigishoboka nkakitesha, none ubu narakabuze. Abahungu banteretaga bose nkabitesha, ubu ngubu nta n'umwe ukindeba. Nishinze Sugar daddy, none ubu ngubu nta n'umwe ukindeba, hari ubanza amaze gusaza. N'ugerageza kumvugisha amenya amateka yanjye yahise simenya aho anyuze, sinzi amaherezo y'ubu buzima bwanjye, ariko ni njyewe wabwangije mbireba. Mishu agahinda kakomeje kumwica, ariko nubwo yatekerezaga ibyo byose amazi yari yararenze inkombe. Gusa yaravugaga ati mbonye andi mahirwe ya kabiri ntago nayapfusha ubusa. Bianca we na Caleb umunezero wari wose, barakundanaga cyane, bari bafite ubukwe bwiza cyane. Noneho wa mutantine wabakoreraga nawe
Byari ibyishimo bidasanzwe kubera ukuntu yari yarikundiye Bianca. Byaramunejeje, yumvaga atari buri buze kubona ukwezi kwa buki kurangiye maze akazaba yibereye hamwe na Bianca mu rugo kubera ukuntu yari yaramwikundiye cyane. Mwakoze cyane kubana natwe aho n'inkuru yacu y'uyu munsi irangiriye. Tuzabana ubutaha mu zindi nkuru. Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ndizera ntashidikanya ko iyi nkuru hari byinshi cyane wayikuyemo. Ni ukuri mukomeze kubana natwe, abatarakora subscribe muzikore, kandi tubafitiye inkuru nziza nyinshi cyane ziri imbere. Nizere ko mutazigira mudusiga, ntimuzadutenguhe, turabakunda cyane.